Nongeye kugusuhuza wowe ukurikiranye isomo rya Excel. Ukurikiranira isomo rya Excel uri kumwe nanjye Paul Habumugisha. Nkwibutsa yuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wanyandikira ku butumwa bugufi ukoresheje nimero igendanwa 0781212993. Ushobora no kunyandikira kuri page yanjye ya Facebook Paul Habumugisha, cyangwa se ukanyandikira kuri email yanjye habumugisha7z@gmail.com. Ubushize twarebeye hamwe ibijyanye na table, ariko hari utuntu dukeya dusigaje kureba kuri table ndetse n'ubundi buryo bumwe ushobora kwifashisha ukora table. Murabizi neza yuko twakoraga table tunyuze muri ubu buryo, dushobora guselectiona cyangwa tukabanza tugakanda kuri table. Bimwe muri ubwo buryo iyo twakandaga kuri table twabonaga agatablo kameze gatya. Ushobora kudaca muri insert tab ariko ugakora table nk'iyo neza dukora duciye muri insert tab. Muri home tab habamo part yitwa styles ni part idufasha gukora format tables. Format as tables ni ukuvuga ngo dushobora kuba twakoze ibintu byose muri Excel, hanyuma tukifuza kubiha format as tables tutiriwe duca muri insert tab, tugahita tuza tugahitamo muri ubu buryo. Neza urabona yuko agatablo ubonye ni nk'ako twabonye duciye muri insert tab. Iki gihe uhita ukora OK. Nta kintu kidasanzwe gihinduka, cyangwa se ngo uvuge ngo utaciye muri insert tab uraza kuba ufite ibintu bitandukanye n'ibyo wari ufite. Oya, ahubwo ikintu gitandukanye muri ibi ngibi naho waciye ukora table. Ndetse urabona ko dufite design tab nkuko twari tuyifite igihe twaciye muri table. Reka nsubireho gatoya kuri utu tuntu kubera ko ibyo ngiye kubereka cyangwa se ibyo ngiye kukwereka ari iby'ingenzi bijya gusa neza n'utu tuntu. Murabona kuri rows hagiye haciyemo uturongo tw'ubururu, ndetse ku ruhande hagacaho akandi karongo k'ubururu gafunga. Aha utu turongo tw'ubururu ushobora kuba utatwifuza, bivuze ngo ni border ni banded rows. Ushobora kuzikuramo, ushobora kuzishyiramo ndetse ugashyiramo na columns ku buryo cell iba yuzuye cyangwa se igaragaza boundaries zose. Ushobora kuba utifuza ziriya columns number ko zizaho, ugakuraho header rows cyangwa se header row. Igihe uzifuza wakongera ugacekinga zikagarukaho. Reka turebere hamwe aka gace n'aka ngaka ndetse n'utungutu. Iyo dukora table hari ibintu byinshi tuba twifuza, hari ibintu bitandukanye ushobora gukoramo table. Igihe uri mu kazi kawe ushobora gukenera gukora table, ariko sinzi icyo waba ushaka kugeraho, ariko ugasanga nta kintu kisubiramo wifuza ko kiri buze muri table yawe. Icyo gihe Excel bigufashamo muri format zayo. Iyo tugiye muri design tab twakoze table tukagira ibintu byisubiramo, icyo gihe dufite uburenganzira bwo kuza tugakirika ahangaha kuri remove duplicates. Noneho kubera yuko dufite amakoloni agera muri 3, kandi muri ayo makoloni ibyo twifuza ko iyo twifuza ko nta duplicate izamo ni koloni ya 3. Niyo mpamvu aha turahakuramo dukora uncheck, noneho tukemeza koloni ya 3 ko ariyo dushaka gukuramo duplicate. Icyo gihe baratubwira bati 13 nizo duplicate tubonyemo. Unique value cyangwa se value zitari duplicate ziragera muri 5. harimo unique value ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane. Noneho mwabonye yuko hajeho na parti iri mu busa.
unique value ya gatatu ya gatanu sorry ni iriya tutigeze tugira icyo twandikamo, ngira ngo mwabibonye. hanyuma ugakanda OK. table yawe isigarana ibintu bitari duplicate. byagenda bita igihe nifuza ko ahangaha hagumamo ibyo nanditse ariko ntibigume muri iyi forme yo kuvuga ngo ni table, ngo hano turascrollinga down tubone ikintu. iyo ubyifuza urongera ukaza muri design tab, cyane ko ubu ngubu tukiyirimo, hanyuma ukavuga uti reka nkirike kuri convert to range. iyo ugumishijeho nk'uko nababwiye kubaza icyongereza neza, baguhereza ubusobanuro bw'ikigiye gukorwa. Convert this table into a normal range of cells. All of the data is preserved. ni ukuvuga ngo iraza gukonvata table ishyire muri normal range cells. ni ukuvuga ngo ya parti yerekana yuko hari ikintu kidasanzwe hejuru, cyerekana table, hari modification wakorera hejuru kuri titre ya colonne, biraba bivuyeho. reka duklikeho turebe. barakubaza ikibazo noneho wemere. aha murabona yuko nta bidasanzwe, ka gace twabonaga dushobora gukoresha tumodifiya hano nta kakiriho, ndetse no kuba ari table tukaba dufite wenda design tab hano nta bigihari. ushobora gusubira inyuma noneho ugasubira muri ya mode wari urimo. reka twikomereze tureba byinshi bitandukanye ariko muri bike dusigaje. muri ibyo dufite summarize with a pivot table. iyo ukoze summarize cyangwa se ukiritse kuri summarize, bakwereka ngo urashaka gusummarizinga range ingana gute. bagusaba guhitamo table na range. iyo ushaka gukora new worksheet, ubwo ni ukuvuga yuko nituramuka dukiritse OK badukorera sheet ya kabiri cyangwa se sheet yindi. iyo ushaka kubikorera muri existing worksheet nabwo barabikwemerera checking ahangaha. ariko reka turebe uburyo bwa mbere bwo kwikorera kuri sheet ya kabiri. iki gihe bahita baguhereza uburyo bwa kabiri, ndetse bakaguhereza uburyo ki ibintu uri bubitwaremo. niba ncekinze ahangaha ko ariho nshaka gukoresha amakuru yaho cyangwa se gukora summary, icyo gihe barabima. urabona dufite low labor, dufite 12 n'indi mibare, ariko tukagenda na paste ya black. iki gihe dushobora no kugira icyo duhindura. iyo tuvuze ngo move to value birakora, ariko iyo tuvuze ngo turashaka ko tumuvinga to rows nabwo birakora. sinzi ibyo uzaba ushaka gukora cyangwa se ibyo uzaba ushaka gucekinga, ariko aka gaparti nako ni ingenzi. nitumara kwiga Excel neza, mu gihe tuzaba dufite data twanaliza mu busanzwe dushaka kugira icyo dukora, nibwo tuziga iyi parti neza ugasobanukirwa byinshi birushijeho. iyi parti ya analyze cyangwa se analyze tab yiyongeraho bitewe na summarize of the table, pivot, nayo ni ingenzi. reka dukomeze rero turebere hamwe akandi gace kari gasigaye. muri design naho ya table yacu twitaga table 1, kubera ko muri sheet imwe hashobora kujyamo amatable menshi. iyi table ushobora kuyita irindi zina, ushobora kuyita result. icyo gihe table yacu izaba yitwa result. nukora indi hano ushobora nayo kuyita irindi zina wowe wifuza. urabona ko bakweretse ko ari table ya kabiri, ariko ushobora kuyita max. ni urugero.
noneho igihe turi kuri table tukajya gukora ya analyse yacu, dushobora guhitamo table yacu iza ifite izina, ariko iyo dukanze kuri choose connection tubona ibintu byinshi bitandukanye. Iyo tuje kuri table, ahangaha niho dushobora guhindura tukavuga tuti no, twe turifuza gukora kuri max table cyangwa se turashaka gukora kuri start table. Icyo gihe iyo ukoze OK, urabona ko byahindutse hajemo max table, bivuze yuko iraza kuloading ikaguha uburenganzira ku gukora summary kuri max table, itari buguhe gukora summary kuri ya yindi twari turiho muri ako kanya. So ni iby'ingenzi rero kumenya tuno tuntu twose. Reka dukomeze tureba ibindi bitandukanye twakagombye kuba turebaho muri ubu buryo dufite bwo gukoresha iminota mikeya. Ushobora gukora resize ya table yawe. Dufite result table, noneho ugakora resize. Resize ni uburyo bwo kongera cyangwa kugabanya ingano ya table yawe. Nshobora kuba nshaka gushyiramo data mo hagati, ntashatse kwica formule nari mfite hano kuri total. Icyo gihe ndongera selection nigize hasi aho nshaka kugera, nindayiza nkore OK. Formule yanjye irigira hasi, hanyuma hagati hiyongeremo undi mwanya wo kugira ibyo nongeramo. Uyu munsi dusobanukiwe byinshi ku bijyanye na table. Ubutaha tuzaza dukomeza n'icyo twita picture. Murakoze cyane, ndabashimiye.